Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Nyirangira Vincent, nsengera mu itorero rya Glory to God Temple. Ndashimira Imana iduhaye umwanya mwiza wo kuba mu nzu yayo. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yona. Turasoma igice cya 2 umurongo wa 11. Yona atuye mu gikari cya Obadiya, agatura mu marembo ya Amos. Yona, umuhanuzi muto, twageze. Yona twageze igice cya 2 murongo wa 11. Ntago dusoma byinshi, na umurongo mugufi tukawuvuga umwanya muto. Murumva ntari butinde. Yona 2:11 aranditse ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Amen. Se murumva ari ndi butinde? Ntago ninda, murumva ko nshoje. Bonashoje kabaye. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Amen. Hano turakundana cyane. Mushumba ni inshuti yanjye cyane. Umuvandimwe. Ari igihe Dawidi byaramurenze aravuga ngo Imana ni ya. Burya yari yayiburiye inyito yayose. Nge n'umushumba ntago biragoye ko na definition ko Imana yatubonera ubusobanuro. Turakundana ariko ndagira ngo dusome tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga wizeye. Gusenga ariko ugize ute? Imana imfashe munyumve. Nkunda kwigisha kuruta kubwiriza. Nkunda kwigisha kuruta kubwiriza. Banifuza ko nimvuga ibintu byagufasha byibuze na bikaba byagusunika nk'ukwezi. Ariko ubundi ubaye intwari byanakumaramo n'imyaka da. Umvuze ukwezi bitewe n'igihe duhagazemo. Ariko bitewe n'igihe duhagazemo nyine abantu barashaririwe bose biyise mara. Ibintu byabaye bibi. Gusenga ariko ugize ute? Wizeye. Hari uje ushaka kuza kumva ngo gusenga wizeye kumva ntiharimo visa, ntiharimo, ariko ndabizi uraza gusanga byose birimo. Mbibutse ko akenshi abantu iyo bavuga gusenga, numva nari babwiye gusenga ntibabivuga, ahubwo gusenga barabikora. Abantu benshi bavuga gusenga ariko gusenga ntibivugwa, ahubwo gusenga birakorwa. Ni nk'uko kuba umukristo bitavugwa, ahubwo umukristo. N'Imana ntikeneye abavuga ko basenga. N'Imana ntikeneye abavuga ko ari abakristo, ahubwo Imana ikeneye abasenga amasengesho akavuga ko basenga. Ukwiriye gusenga ku buryo amasengesho ariyo avuga kusenga, naho kubivuga sibyo, ahubwo bikore ku kigero amasengesho agusobanura kusenga. Kizwa ku buryo ukizwa isi ikavuga kuri umukristo. Mbibutse ko na Bibiliya ivuga ngo kuko igihe kigeze kandi gisohoye, ndaza vuba nzanye ingororano, buri wese agorerwe ibikwiranye n'ibyo
urumva araho kuvuga biri ahubwo ni ibyo wagize utera. Gusenga rero wizeye nicyo kintu cyonyine kiza gutuma uno munsi dutahana umubyizi wuzuye. Tuvuge ngo amen. Rimwe na rimwe tugira ingorane z'abantu basenga ariko bagasenga batizeye. Kandi mbibutse ko Imana dupfana ikintu kimwe gusa. Imana dupfana kwizera. Umuntu utizera ntacyo apfana n'Imana. Ntacyo. Usome Bibiliya Yohana 1:12 haravuga ngo abamwemeye bose bakizera. Bakagira ate? Bakizera. Abo abizeye nibo bahinduwe kuba abana. Yohana 3:16 kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese urumva n'umwizera wese utizera ntumushyiremo. Abayobora ijambo ry'Imana rikavuga ngo kandi Abisirayeli kuko batakaje kwizera byatumye bahanyurwa ku giti. Twebwe abanyamahanga twizeye duterwa ku giti nk'ingurukizi. Kwizera niko kwatumye ducomekwa mu bugingo buhoraho. Iyo utakaje kwizera ntacyo ugihuriyeho n'Imana. Abayobora 11:6 biravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utizera Imana yayinezeza. Iyo usenga rero utizeye ni nko gutarama. Umuntu usenga atizeye aba ari gutarama, ntabwo ari gusenga. Imana iduhe gusenga tugize ute twize. Kabiri, kwizera kubyara kumvira Imana. Iyo utizera Imana ntuyumvira. Iyo wizeye Imana urayumvira. Gatatu, aho si matinda. Gatatu, iyo utakaje kwizera urema ikigirwamana. Munkurikire ahangaha. Nkurikira ahangaha. Iyo utakaje kwizera urema ikigirwamana. Abisirayeli murabibuka bari mu Egiputa babonye ibitangaza 10 Imana yakoze. Bakimara kubibona bashimira Imana bahambira ibyabo barataha. Bageze ku nyanja Imana icamo umuhanda. Bari mu nzira bamaze gucamo umuhanda bageze hakurya y'inyanja. Miriyamu atera indirimbo bararirimba bavuga ngo Uwiteka himbazwe ni umunyembaraga kuko ifarashi n'uwihetse abirushya he mu nyanja. Kubera iki? Bari babonye imirimo y'Imana, bari bakize. Ariko bageze imbere gatoya bagize inyota bakeneye amazi babwira Mose ngo dushaka amazi. Mose azamuka umusozi. Ageze ku musozi amara iminsi 40. Muri iyo minsi 40 bahita bahindukira Aroni baramubwira ngo nubundi twaje nta mana dufite. Babwira abantu muti muduha amaherena muduhe ibikoma amazabu muyazana. Bahita bacura ikimasa. Bamaze kugicura bavuga ngo tujye imbere. Ni wowe Mana wakoze ibitangaza, ni wowe Mana watwambukije inyanja. Mva gutakaza Imana. Utakaje kwizera urema ikigirwamana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nutakaza kwizera uri mu kibazo uzahita utekereza ahantu Imana wayitegeka ikanyura. Kavuga tubwo akazi gahagaze nta handi Imana wantabarira niga muyombo ayampe tu. Ni ukwizera watakaje burya kakubayeho. Kwizera wagutakaje. Iyo utakaje kwizera iteka ryose urema ibigirwamana. Tayari urakirema. Ariko iyo ufite kwizera naho imitini itatoha ukabona iranze, amasho ukabona ashize mu bira, ukabiba ukabona ntibiri kumera n'imvura ntigwe, uravuga ngo byange bikunde ishobora byose iracyari kumwe nanjye. Iyo ufite kwizera ntuterwa ubwoba n'iminsi cyangwa ibi, uguma mu birindiro. Shaka kuvuga gusenga. Asifiwe Yesu. Haleluya. Shaka kuvuga ijambo ryitwa gusenga.
hari ibintu abantu bajya bavuga nkumva sibyo, bavuga ngo ubu turi mu bihe bidasanzwe byo gusenga. Nta bihe bidasanzwe byo gusenga bibaho. Nta bihe bidasanzwe byo gusenga bibaho, ahubwo ibihe bidasanzwe ni uko n'umukristo udasenga, nibyo bihe bidasanzwe. Naho gusenga nta bihe bidasanzwe. Reka mbabaze ababyeyi bari hano, kubona umukristo udasenga nibyo bihe bidasanzwe. Naho reka mbabaze hari umwana wari wonka amashereka ava ngo ngiye konka amashereka adasanzwe, abaho? Abaho nyine amashereka ni amashereka nyine, si bisa, ntabwo ari ibintu bidasanzwe kubyumva, ahubwo ibidasanzwe ni ukubona umwana utonka. Kubura umwana ntiwonke nibyo tugushije icyano. Naho konka k'umwana ni ibihe bigize ute? Mwavuze ngo amen. Gusenga k'umukristo nta bihe bidasanzwe, ahubwo ni ubuzima. Ahubwo ibidasanzwe ni ukubona umukristo udasenga. Gusenga ntabwo ari ahubwo ibidasanzwe ni ukubona umukristo udasenga. Tuba tugushije ishyano, burya muzajye munakora posters mvuga ati ibihe bidasanzwe kabaye, mudutabare twabonye umukristo udasenga. Naho gusenga mushuma gusenga by'ubwo no guhumeka. Nirumva se ubu ngo nahumetse ngo ibintu byakomeye. Uhari igihe nzahumeka se mumeke urenzo, reka nukuri Imana yabiringanije umumeka mu gitondo na saa sita turangana. Ubusa mvuge ngo ndahumeka bidasanzwe gute? Ni ibintu biraho nyine biri automatique. Kubona umukristo ubwo udasenga nibyo bihe bidasanzwe. Uko abayitegura kujya muri muruge aba yagiye ni ubwo iyo uziranye n'umufundo wabwiye ati ngo n'umupima imetero uba ushaka igiserike hakiri kare, burya aba yagiye. Nta haleluya, ndashaka ko dusenga ariko barakore. Haleluya, aniwedre pana afobie zari adrai mandona shakita labini wa onegra. Mugihe cyose gusenga bizakunanira uzamenye kuri kujya muri moruge. Ndenda kuvuga ibintu bisanga ibikomere ariko byiza. Asifiwe Yesu. Icyambere, ntidusenga kugira ngo duhindukize Imana ize mu bushake bw'ibyo twifuza, ahubwo dusenga kugira ngo tworohe duhindukire twemere kujya mu bushake bw'iby'Imana ishaka. Subiremo ndabakunze, mujye akumutuma wite mumfatiranye, nge ndi mwarimu. Haleluya, amen. Ntidusenga kugira ngo duhindukize Imana ize mu bushake bw'ibyo dushaka, ahubwo dusenga kugira ngo tworohe duhindukire tujye mu bushake bw'iby'Imana ishaka. Unyumvisha tere haleluya. Kuko ni Enos numara koroha Imana ikagushyira mu bushake bw'ibyo ishaka, uba wicaye mu mugisha w'ibyo ukeneye. Kubera iki? Kubera ko ibyo dushaka ku Mana bihishwe mu by'Imana dushakaho. Ibyo dushaka kuri yo yabishyize mu byidushakaho. Iyo ukoze ibyidushakaho wakira ibyo ushaka ku Mana. Amen. Haleluya.
icyama uyu munsi wa none amasengesho wasenze agatuma woroha ukemera kujya mu bushake bw'Imana. Kuko udasenga uragagara, iyo udasenga urwara umwuma, ku buryo ushobora kwicarana n'umuntu akava nawe yumye ukibaza ko naje noroshye bigenze ute. Nicyo tuma kuyobora umuririmbyi udasenga n'ibigeragezo mwicaza ku ijwi rya mbere tenor igahita ipfa, kandi yicaye imbere n'uw'inyuma agahita amwangiza. Kubera iki? Nyine ni mubi. Iyo udasenga uba ukomeye, bajya iburyo akajya ibumoso, bavuga ati tuzadushyira akaguru hano inyuma kagatera hirya iriya. Si umuntu bwoko ki? Ku buryo mukora inama mukiri aho ngaho, inama igasanga umugabo mu kazi mutaranayisoza, agahita ahamagara ati karabaye bari kuduca imisanzu bayazamuye, ni kandi mama ntuze abahigize arya, urumva mbese njye numva ntanabivamo, ubundi wazabivamo agahita arya mugenzi urwara. Ati ku bundi iyo urebye ubu ngubu ntuze aradushuka dutanga amafaranga ko umugabo ahembwa urahembwa, ahembwa uwawe uhembwa aya ngayo tubyange. Urumva ni mbese ni ikibazo abagore warangiza ngo kandi ngo uyu muntu afite abademoni. Ni ukuri rwose nta bademoni afite, ni ikibazo cy'ahantu ari kuga. Urya umuntu uri kujya muri moruge ntumubwire iby'imishinga, nase umuntu uri gupfa uramubwira ngo tegura umushinga, mwajya mureka ngo afite nta bademoni afite. We iyo ari kujya ntiyamwemerera gutekereza, ngo uri kuzana ngo iterambere urarizana. Se umuntu aruzi moruge imbere uramubwira byitera azarijyamo se ko yagiye. Warangiza ngo umuntu ngo yambangamiye. Nta kuri kose nta bademoni afite, ni ikibazo cyane. Ahubwo wowe ukiri muzima tangura mwavuga ataramushyira ipamba mu mazuru naho yagiye. Ariko Imana dushoboze gusenga. Haleluya, haleluya. Ndumva shaka ko uyu munsi ni ukuri kw'Imana turasenga kandi mfite kwizera. Mushumba sinzi hano hari amavuta. Mfite kwizera ku kigero numva turi busenge kandi turasenga. Amen. Turasenga kandi ibyo dusaba Imana irabi. Abahari batere haleluya. Kabiri ni munyumve, ntidusenga kugira ngo situation cyangwa se ibihe turimo bihinduke. Burya ni ikosa. Ntugasenga uvuga ngo Mana hindura ibi bihe, wayobye wakosheje. Ntidusenga kugira ngo ibihe turimo bihinduke, ahubwo dusenga kugira ngo twebwe duhinduke. Unyumve neza? Iyo uri mu bihe bigoye ugasenga ugahinduka, umva ikintu kiba. Mushumba ndebera Zaburi ya 81 murongo wa 14 n'uwa 15. Mwumvu iyo senze iyo hindutse ukuntu byene 8:1 14 na 15. Wumva nusenga ntuhindure ibihe, wowe senga Imana iguhindure. Mbabarira usenge uhinduke, umva ikintu kiba nuhinduka. Rero soma 14:15 haravuze ngo iyo abo ubwoko bwanjye bunyumvira, iyo ab'Abisiraheli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubarwanya. Abanzi b'Uwiteka bakamugomokera bakamushyeshya. Ni 16 ansomye. Oya ni 14:15 gusa. Haravuze ngo iyo abo ubwoko bwanjye bunyumvira, yego, iyo ab'Abisiraheli bagendera mu nzira zanjye, yego, natsinda ababisha babo vuba. Ryari? Vuba. Ryari? Vuba. Ni ryari ubwo? Vuba. Bigusabye ko ujya kanyarira mu yitatu mu mazi, suguhindukira gusa ukayumvira. Ukiyumvira ntabwo bigusaba kwibwira ngo nakumvi. Oya,
ukirikora ubwayo ifite inshingano yihaye zo guhita ihindukira icyo ari cyo cyose, ab'umukoni koni, ab'umunyamagambo, ab'umunyeshari, ab'inzara, ab'ubushomeri, ab'amati, icyo ari cyo cyose. Iravuze ngo ntabwo kandi nzatinda, ahubwo nzamukiza. Nibyo kurwana n'ibihe uri guta umwanya. Urarwana n'ibihe se wabishyizeho? Ko ndahindura ibihe, urabihindura se wabishyizeho? Hindukira nyir'ibihe wabitegeke. Ako muracyari? Haleluya. Dufite ikosa rikomeye. Haleluya. Dufite ikosa rikomeye abantu twihaye. Ugasanga ngo Mana ngo ndakwifuza ngo numbere byose mu byo nkwifuzaho. Ntabwo Imana izaba byose. Mana mfasha abanyumve. Akanimukumva reko raryoshye. Ntabwo Imana izaba byose mu byo yifuzaho, itaraba byose mu byo ufite. Ntabwo ishobora kuba byose mu byo yifuzaho, itaraba byose mu byo. Ugasanga umuntu avuga ngo Mana ngo numpa amafaranga ngo nzagura mikrofone, nivanga mutungo muhahano. None se ayo ufite uyimye kuyo ufite, ibanze ijya guhiga yayo kugira ngo uyihe. Nivanga mutungo se muhahano murimo musezerano. Ngo numpa akazi ngo nzajya muri korali. Mu by'ukuri abantu rero ubwabyo si akazi n'abawe, ntiyabaguhaye ngo ubarere, si akazi ubwayo. None se ko ntacyo uri gukora kandi yaguhaye akazi? Uza akazi ufite ukuntu kangana, iyo nta mushomeri murimo, byonyine no kwikarabya ni akandi. None se kitagidukarabya nk'uko yajyaga ikarabya Abisiraheli imyaka 40 ntiyabakarabisha ikabasiga ikabambika. Kuki se kade ngo tujye tubyikorera? Ubwako si akazi. Akazi dufite. Uzi ko yatubwiye ngo dukunde mugenzi wacu, ubwako ni akazi. None no gukunda mwene so byarakunere ngo ukeneye akandi, nako yaguhaye ntakibonamo ngo iragwa kandi sugira utigenza gakeya, ahubwo we banza ubyigeho mukore ivanga mutungo rusange. Nahe byamuhahano no. Ngo numpa imyenda ngo nzayitanga. Iyo ufite se uyambarira rimwe. Iyo ufite ubu ntayo wasize mu rugo. Ngo ariko ngo numpa imyenda ngo numpa imyenda ngo mumanuka nunaka nzamwambika. Iyo ufite waje yambaye yose. Kuyizumva Imana mwasezerana, ngambwiza ukuri yarabyanze ibyo yabivuyemo. Yabyemeye kera ngo tutarayimenya, ngo nicyo cyatumye iduha umwana wayo ku buntu. Iyo bati ndamubahaye ngo kuko yakunze ari mwisi ngo yamupanye umwana, ariko imaze kumuduha ihitishira kondisiyo. Iravuga ngo kera sibuno nkunda banku. Timwabonye mbaho umwana wanjye baramudiha puriye tutavugana, aho bamudihiye noneho rero nkunda abankunda. Gukundwa n'Imana ntibisengerwa, gukundwa n'Imana ni ihame. Niba ushaka ko Imana igukunda yikunde, wijya mu butayu ntabwo bizakunda. Kandi abanshakana ariko ko neze mu kabyara, nta muntu uri gufashwa nkanjye ngo aza nuko iko Imana afasha. Haleluya. Kandi
banshakana umwete nibo bazamuka. Yesu ndapfuye. Ntibigombera ko wandika, ntibigombera ko usimbuka, ntibigombera ko oya, nta kindi bigusaba kuyishakana umwete yakubonye. Tuvuge ngo amen. Nuko biteye, nuko byubatse, nta kundi ni iryo hame. Niba dushaka ro kw'Imana iba byose mu byo tuyifuzaho, nituyigire byose mu byo dufite. Nuko bimeze. Asifiwe Yesu. Nuko bigize ute? Muryango ndatinda, ntabwo ndi butinde ni mumure. Ntabwo ntinda ariko turasenga. Nitwije tumenye uko Imana yubatse ibyayo. Bibiliya iravuga ngo abakunda Imana nibo bamenywa nayo. Kumenywa n'Imana ntibigusaba kuza guterana, ahubwo gukunda Imana ubwayo. Nushaka kuba warabuze umwanya wo kuza mu rusengero, irakumenya. Uri nepfiriya mu mwobo, iragukurikirana kuko uyikunda. Dufite ikibazo, amen, dufite ikibazo cy'abantu basenga badakunda Imana, ahubwo bagasenga bikundira mu Mana. Badakunda Imana ahubwo bikundira mu Mana. Kwikunda ukikunda ariko ukikundira mu Mana. Ndabaha urugero. Asifiwe Yesu. Kwikundira mu Mana. Kamaze ntanga urugero rwo gukunda Imana. Ubyumve, gukunda Imana ni gute umuntu abakunda Imana. Urugero rworoshye cyane. Uva mu rugo udafite gahunda yo kugura umwenda, nta kintu ufite, nta gahunda n'imwe ufite, ntayo. Ugatambuka gusa, waca kuri baze nziza, wayikubita amaso ukabona nta wundi mugore n'umwe yabera, ni madamu, ugahita uyimanukana. Muri gahunda yakuvanye mu rugo harimo kugurira madamu imyenda? Ahubwo urukundo umukunda rugutegeka guhita uyigura utagiye mu mibare. Umsha ko nta mibare wagiyemo, ukamanuka, wagera hepfo ugakubitana n'agakweto bata akako kabera gisubiza umuhungu wanjye, ukakamanukana. Kandi uri muri ibyo wenda ufite na credit kuri banke ugomba kwishyura ku kwezi, kandi ayo ngayo niyo wari utangiriyeho kugira ngo uyegeranye itariki yo kwishyura izagere yagwiriye. Ariko kuko ubakunda nta mibare ugira ute ushyira. None turagira ngo kurya icya 10 bisaba yuko uri umukene. Oya, nta bukene ufite. Ukirya kuko bingana n'urukundo ukunda Imana. Niyo mpamvu uhembwa ngo kubita imibare ngo ndabanza ngo ngura akangaka nishyura nuze tanga tite ku muryango yasize. Ukunda Imana nicyo gituma ahura n'umukene, atari gusaba, yamureba gusa kavuga ati uyu muntu arakennye, nari mfite 5 mu rugo nasize kawunga 5 ujya kugura intoryi z'abana. Nta mibare washyizemo, ntayo. Ni urukundo ukunda Imana. Ariko kuko ntarwo, kugira ngo utange ituro bisaba kukwigisha ngo Salomo yaranditse ngo ituro ngo rizakugeza ibwami. Salomo yaranditse ngo udatanga ntazafata. Bidusaba kuvunika tukwigisha. Ibyo nabirenzo sinzabikwigisha. Nutigishwa n'ijambo wumvishe, uzigishwa n'iminsi. Ese wamara imyaka 5 mu rusengero utarasobanukirwa ibintu cyeka niba gusubiza ku mubatizo. None se tugenzo none se kutajya ubura ayishyura Rayon Sport yagiye gukina kujya uyabona. Ariko twavuga amatura agenge nako n'abatura nkavane ko ubu Yesu agarutse ku giseke. Muziko Yesu yigeze yihagararaho, yigeze ajya ku giseke no kureza bati muture muratura ndebamo.
ati kumwihaye gusa mutura muratura ndeba baratura arabareba bati mwese mwaruswe n'ura mukecuru watanze kutarimo kuko yatanze icyo yari afite kandi umutima ugize ute ukonze. Niyo mpamvu tuganire ni ukuri ko Imana amafaranga mvuga ni ingero ni gutanga. Tuganire mu by'ukuri uzarebe iyo ugiye gutura intambara urwana nayo ugira intambara ku buryo ushobora kugira n'ibyunzwe bikizana nk'uri muri siporo gusa ukavuga tuze ntange 2 ni byinshi 1000 n'abanyamaze senyisa ni wapi niko nibutse ko hari desa bangaruriye kuri moto ukarwana nayo higa kugeza uyagezeho ukumva uraruhutse noneho wajya noneho umwana we yakora anniversaire ngo munkore keke ya 15 ukibaza ari umwana n'Imana uwo agatuye ninde ameze gukoresha umwana anniversary wa Joyzani mese kandi umwaka utaza bariho nunda za bariho noneho ntunamenye ko nawe uri gukoresha nayo uri kuyitiza atara yawe. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wamu nose mvura ukoresha yawe nyirayo ntumuha ukayayisha mu ikibazo cy'urukundo ariko ndababwira ibintu byiza nimuhumure ibyifuzo byayo nabyo ndaje mbikoreho mutazabura kuza kunyumva ngo nanze kuvangira ngo cakira uracakira se birahari dufite indwara ikomeye nimushaka mureke tuyivuze dusenga Imana tuyizera tunayikunda twe gusenga Imana twikundira mu Mana. Kwikundira mu Mana ni gute rero uze ngo nabyibagiwe ntabwo nagenda ntabivuze ndagenda gace mvuge bikeri ko byose misoza mvuge ngo amen. Kwikundira mu Mana mushumba egera hino gatoya gwino ni wowe nishyikiraho kurenza abandi hagarara hari murabona uyu mugabo ni Imana nanjye nje gusenga tega ibiganza gutyo birambo urcyo urumva nje gusenga iyi ni Imana sibyo iyo mageze ntabwo nsenga ndeba hano ni mu maso y'Imana nta kintu kibamo senga ndeba hano mu biganza harimo promotion Mana ndashakamo costume etage mwami tsindira ababisha ubwenge bw'abana nkizi y'indwara Mana ndenda ntaha ntarareba hariya rekwicarira ikirero niko abakristo benshi bameze basenga baviza mu biganza by'Imana kuko mu maso y'Imana ntabwo abamo kawunga oya no mu maso y'Imana ndaje mbabwintu bibamo maso y'Imana hamwe ibintu bitagaragara bidafatika utakere ku muntu utafiringa no mpamvu ducungira mu biganza mama umugabo mwiza ava mu biganza umugore mwiza ni mu biganza promotion ni mu biganza dutera ivi rero tureba mu biganza ukamara imyaka 9 mu nsengero utarabona mu maso y'Imana ubona mu biganza by'Imana nico gituma usanga waraje mu nsengero ufite ingesi 9 none imyaka 9 umazemo umaze kujya 34 none se mu nsengero niho bandurira ingeso cyangwa niho zikirira inge mu rusengero se bacuza ingeso cyangwa ni ingeso zirangirira ariko kuko waje ureba mu biganza nturebe mu maso kuko mu maso y'Imana habonekamo imbabazi habonekamo imbaraga habonekamo ibyishimo habonekamo umunezero habonekamo amahoro ibyo nibyo biva mu maso y'Imana kuko utarebye Bibiliya avuga ngo ababonye mu maso y'Imana bamurikiwe n'umu onepaya
wamurikiwe n'umucyo, wabonye mu maso y'Imana yamurikiwe n'umucyo, wamurikiwe n'umucyo arahinduka, wamurikiwe n'umucyo abamusha, wamurikiwe n'umucyo atsinda kamere, wamurikiwe n'umucyo arakomera, yera imbuto zikagumaho, umubonye amenya ko yahuye n'amaso y'iki y'Imana. None twebwe ducungira mu biganza. Niyo mpamvu n'amashimwe mu rusengero njya mbona adahari. Bivuze nyine hari abantu bandwanye ko ntimundwanye, n'abankurikira honore ntibaze kundwanya, ko burya mu rusengero njya mbona nta mashimwe ahari. Ayo yo mu biganza. Ushumbure b'iminsi umaze ushumbira itorero, uzasanga abanyura, ndashimira Imana nari ndwaye ibere rirakira, ndashimira Imana umwana wanjye yabonaga 20 none abonye 80, ndashimira Imana, Imana yampaye inzu, niba Imana yanyamaze, ndashimira Imana yanyurije indege. Ako uzajya unanashima nibyo kujya mu ndege, ako burya kujya mu ndege si gitangaza. Hari n'indaya zijyamo, n'abajura bajyamo, kandi mukagenda mwicaranye bagiye si gitangaza. Mujye mwihangana mwigore nyine mwihangane mu nyumve. Nose murangenza uteko ariko yampamagaye, simbabwira ibyo ndafite, mwese nkabwira se ibyo mfite. Noneho nkibaza, noneho igikomeye yuje ugashima Imana, ngo Imana yangiriye neza, nkabona ko wabatijwe ejo bundi, Imana yampaye inzu, nkabona ko waje ejo bundi, Imana yangirukiye, nkabona ko waje ejo bundi. Hari uhita avuga ati harya ubunge imyaka maze mba mu nzu y'Imana, ni Imana nsenga, ni yuyu bavuga, ntimenya hari nsenga itariyo, uyu ntabatijwe ejo bundi ari mayibowe pingi. None ukuntu nihanganye nasenze atabawe nyira asize igikomere, agisize igikomere. Noneho yego ni byiza, nabyo ni byiza, simbirwanya, nabyo ni byiza, ariko nkanagaruka nkavuga ese guhera mu kwa mbere kugira mu kwa 12 nta muntu urabona igitangaza kiruta kawunga? Ko dushima iteka ryose kawunga. Uzi ko ntarakira umuntu umbwira ati mureke nshimira Imana, nti ubu mureba, nti nari maze imyaka 5 nsenga, ntari kuranabanaga n'ingeso, uranabanaga n'ingeso nkayisengeraho. Mushumba nari narapfuye, buriya nari mfite ingeso najyanaga mu butayu, nkajyana kwiga uroryiba, nkihana mu gitondo, ejo nkongera. None ndashimira Imana yanyijije iki cya, sindabona ushima. Bivuze iryo sishimye. Niwite my candle for pista la la you my for mena tana wazipe. Iryo niryo ryari ishimwe rikwiriye amaterano yabera, tukamenya koko kwimbaraga zibohora ziciba mu nzu y'Imana. Jesi ndamubona kandi simaze iminsi mikeya, ntabwo ari mikeya no kuri kose nyoboye, ntabwo ari mike. Sindumva umuntu ushima avuga ngo nene rabaswe niki. Kawunga ni pantaro n'ishati na promotion ngo ni imodoka n'indege, ntupfase ukabisiga bikugeza hese. Ariko ingese ipfuye ubugenze nk'irometero 800 wegera urembo rwera, imodoka ze ikurenza zindiro. Nanjye ndayishaka naje na moto, ariko se nicyo cyihutirwa, nicyo cyatumye Kristo amena amaraso. Wageze yamennye amaraso kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe uhoraho. Yakubuza kurimbuka, ariko yangeso subana nayo. Reka mbabwire, gusenga, haleluya, gusenga nicyo kintu cya mbere Satani yanga. Gusenga nicyo kintu cya mbere Satani yanga cyane. Niyo mpamvu repetition ntabwo azabura umwanya wo kuza kurepeta kuri kose. Oya, nimushaka mujye kurepeta saa 3 z'ijoro azaza, ariko nupanga amasengesho
nushaka uzamaze ati uzaboneka ryari, azagura saa 8, saa 8 nizigera ubwo ati byanze, nabonye abashyitsi bo kwa data bukwe sinza. Kubera iki? Satani abizi ko mu masengesho niho twakirira imbaraga zituma dushyira mu bikorwa ibyo twizeye. Yikwambuye amasengesho rero utunga byinshi, ukabivuga, ukabiririmba, ukabibwira abandi, ariko ntubishyire mu bikorwa. Mu by'ukuri ubu imyaka mumaze nta muntu urakira ingeso. Base ubuse gukira ingeso, ubuse gukira ingeso wabonye ntacyo bivuze, ubwo ntacyabaye. Uzi ko wakihana ko wakize ingeso bigatuma nanjye virusi ingeso mfite mvuga nti burya nanjye izakira. Ngayibuza ibuka waje mu rusengero uvuga umeze urya, none wagera gushyiraho kamwe, none umaze gushyiraho n'akakabiri, ubwo numara imyaka 5 urazamura n'akaguru navuga shyiraho ngaha niba 9 yose azayenza urumva bitageze ko kubyuka kuri kwimana uko niko ako ndabakunda muri abantu beza niko mwakira neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Niko no kwimana umuruse nta muntu urakira ingeso. Burya iyo ukize ingeso ugashima uri mu nzira ijya mu ijuru. Iyo ukize ingeso ntushime burya uba warayobye. Sawa, kanze mbabwire ikindi cyiza. Amen. Munkunde munyumve, sigaje ibintu 2 ngasenga. Nagiye gusoza. Muhindura uburyo bwo gusenga mu masengesho yacu ya buri munsi. Ntabwo Imana iba mu marushanwa, ntabwo Imana muri competition, ntabwo Imana gushaka kwiyamamaza. Imana ntinashaka kugira abo yemeza. Ubwayo nibatanayemera iriyemera, ifite ibizima, ifite abakuru, ifite abamarayika, ifite umwana umwuka, barayihamya ko ariyo. Ntidusenga kugira ngo dukomerere imbere y'abantu, ahubwo dusenga kugira ngo Imana ikomerere muri twe imbere y'abantu, ku buryo ushobora kwicara muri sosiyete abantu bakubona ntibakubone kuri Mariya, ntibabone kuri Petero, bakahita babona Imana muri wowe, bagatinyiri muri wowe, bigatuma bakizwa ntavuga butumwa ukoze. Mbese ukaba mu buzima buvuga ngo ntabe ari njye, ahubwo izina ryawe abari ryo rihabwa icyubahiro. None urasanga Imana ngo bikore, ngo babibone, ngo bikore, ngo amagambo ashivuga iri kwiyamamaza se, ngo bikore, ngo bemere ndi. Urashaka kwemerwa umena amaraso ucungura abandi? Uremerwa se bakwimika uyobora igihugu, urashaka kwemerwa ngo ube ndi? Uremerwa se ufite chambrete byibuze imwe mu ijuru Imana yagugene, vuga ati mfite y'umugabane nunyemera mfite nkwicaza? Uremerwa bigenda ute? Uremerwa se nupfa ntibazakujyane hariya kuno umwamikazi naho bamugira uto byanga bikunde kwinzira ari yacu twese? Kwemerwa rwanira ikintu cyatuma Imana wize ikomerera muri wowe muri rubanda, wicaye mu rugo abana n'umukozi n'umugore bamenye ko Imana iri muri wowe ariyo kubahwa. Icyo kigutere gusenga. Uri muri class abantu mwigana babona Imana ikomereye muri wowe, bitume
muri Yohana 14:26 yaravuze ngo umuntu nankorera akankurikira data azamuha icyubahiro. icyo cyuho nta kundi Imana ikiguha. iyo Imana usenze igakomera muri wowe abantu barakuba. mwene data niyo ngo nanjye nagezeho bahita banyubaha. yinjiye se afite umusaraba ngo bamenye ko ari bishop, ariko kuko Imana yakomereye muri we baravuga ati turakubashye. kamvuge kano keza. Aleluya. aka ni keza muratinda kukumva ariko